hanyuma wowe ukavuga ko iyo audience afite ingana gutya yayikuye he ayibona gute kubereye impamvu cyangwa uze kutubwira niba nawe ari muri Illuminati icyo duheraho Israel Mbonyi muri Illuminati lakini n'abandi bari bahari bese turabubashye usibye Masasu Gitwaza Gitwaza we nta n'uruhari arahari ari Kigali yego Gitwaza ari mu Rwanda ejo yarateranye yasengeye abana okay nkavuga none kuko rega bora hose ngiye mba mparimba ndi kuhagera nkavuga bo wenda bo ntibaje sinzi n'impamvu bataje ariko bari kuza kumushigikira kubera ko ni superstar muri gospel turaza kubigarukaho ariko se uyu munsi we yigeze avuga ati ndashimira umushumba wanjye ubwo yashimiraga agagotsa umushumba yari kumuhagurutsa adahari ninde ni Masasu yari kumuhagurutsa adahari se kuko Mbonyi agikora konseri ya mbere muri Serena yari kumwe na Masasu banicaranye aranamuvuga nk'umushumba yego n'umushumba arahaguruka aramusengera gusa ntiyaramupresence ko ariwe bari kumwe uzaje muri archive y'igitaramo cya mbere cyambonye yakoreye muri Serena Hotel modoka zabo ziparika akize yego akize Masasu yari kumwe banicaranye rwose ubona ari kumwankuraje none uyu munsi niba mu gitaramo cyabaye kuri atakigaragaramo Mbonyi isura murenganye none se yari kujya kuvuga umushumba muhagurutse adahari babandi bavuga ko rero atacyumvikana n'umushumba yiturije wasanga araho babishingira okay reka tunabyemere ko bishoboka ari naho nyine nkubwira ngo byashoboka ko hari ibyo wenda umuyobozi wa restoration nk'umushumba ushumbye Israel yashatse ko kumuzanaho bya bindi by'amahame y'amadini Mbonyi akabona ko byabangamira umuhamagaro we yabona ko byabangamira umuhamagaro we byarimita gahunda ze akabona ko bidakunda nk'umunyabwenge nk'umwana warezwe ntashake gusakuza ntashake kujya mu binyamakuru akicecekera akikomeza kikorera nka Mbonyi wenyine kuko kariya ni akantu abantu buri wese yakibaza kubera iki kandi ubundi Apostle Masasu ni umuntu ukunda gushyigikira abanyempano basengera mu rusengero rwe none abantu bagahero bakakibaza buri wese akakibaza adashobora no kuza gushyigikira uwo mwana na madamu we ntaze nyine ntihagaragara impamvu ituma bataza yaba ari impamvu igaragaza ko harimo akantu nubwo abantu badashaka kubyemera no kubivugaho ariko byanze bikunze harimo akantu uyu munsi rero reka turebe hano kwa Mbonyi Israel Mbonyi cyambo nk'umuntu ufite audience nini iyo audience ukeka ko yavuye kuba ari umuhanga benshi bavuga ko ari umunyamasengesho ngo cyane wasenga cyane ikamwumva kuruta ba runaka ikindi ariko nanone abahanga bavuga ko mu minsi yashize Irene Murinda habiri yagiranye saga na mama w'abana bitewe n'abandi bantu bari babaye barushimusi gushimuta abana babashinja cyano ejo bundi hakaba habonetse amafaranga mu ruhame bakayavuga nkuko ashobora no kudataha cyangwa sagata hari miliyoni 10 na zingahe bavugaga babaraga ngo hagati ya miliyoni 10 na 15 gutyo okay hanyuma aya mafaranga nataha cyangwa ntatahe ese ntago ashobora kubamo imbogamizi yo kongera gutera saga hagati ya Irene Vestine na Dorcas na mama wa Vestine iki kiganiro tugikoze ku itariki 26 z'ukwezi kwa Kukuboza mu mwaka wa 2022 ibi bintu nibiba Sylvester naza yabivuze kuko ariko nanone kimwe cyo bene abantu bashira impungenge nk'umusesenguzi nanjye none nk'umunyamakuru nkubwira iki muri ndahabirene kuva yashirwa barabana mu biganza agomba kubakoresha icyo ashaka cyose kitari kibi uyu munsi abana Vestine na Dorcas babarirezwa mu itorero rya ADPR ariko ubona itorero rya ADPR n'abari abana ritabafite ntago ryana bashobora ntago ribafite nyine okay batumve neza ntago rishoboye kuba managinga ntiryabishoboye ntago bishoboye kubera ko urwego abana bari kujyaho ntago ari urwego rwa ADPR biranatangaje akangoreka ikindi kintu kinatangaje habuze umuyobozi numwe wa ADPR uhagera byibuze ngo
anavuga ati aba bana nabo mu itorero yaba aho ateranira yaba mu zindi nzego abo muri sharo ariko muri gosheni abe muri gosheni nta muntu nahabonye wavuze ati ndaje mufashe. Avuga ko Mbonyi Israeli ari ibintu bibiri yakora. Icyambere afite ubushobozi bwo gutegura konseri wenyine, nta tsinda rimufashije, nta wundi muhanzi umufashije, akaririmba indirimbo 20 cyangwa 30 abantu bakamwitaba for sure, ubihakana nyomozi. Afite ubwo bushobozi kubera favor imuriho n'igihe cye. Cya kabiri uyu munsi biragoye kugira ngo ubone umuntu ushobora kuza gupfa gusimbura Mbonyi kuri iyi hiti. Impamvu hari abantu mu binyamakuru mu minsi yashize bari baravuga ngo James na Daniela ngo pro super, abwira boya ntabwo bishoboka. Uyu yaje nk'ikimanuka araza atunguranye akora ibintu biracika, atangira no kumenyekana ataragira no muri Afrika, ataragira no mu Rwanda. Mbonyi indirimbo ze zamenyekanye ari mu Buhinde, abantu bamenya indirimbo kuruta umuntu. Ubundi iyo uzafata ukavuga ngo ndaza nkora ikintu gikomeye, indirimbo 2-3 zibira bigaragaza. Uyu munsi biragoye guhita upfa kubona umuntu wapfa kuvuga ngo araje gusimbura Mbonyi. Impamvu ya mbere, Mbonyi ni umwanditsi mwiza, ni umuririmbyi mwiza, ni umukirisitu, ahubwo Mbonyi afite favor ye. Ni nkuko ntabwo ari eliminati, ntabwo ari uko yakoze kuruta abandi cyane, ntabwo ari uko asenga kurusha abandi, ntabwo ari uko ari umuhanga kurusha abandi, ni ubuntu bw'Imana. Ni Imana yamwihereye. Umubyeyi abyara abana 4 cyangwa 5 bakiga bose akabaha amahirwe amwe yo kwiga, ariko hakavamo umwe akaba president. None se tuvuge ko babandi batabaye president batavuka hamwe bose se nabaswa, kandi bose baranize, ndetse ugasanga numwe wabayemo president wenda ntiyarushaga n'abandi ubwenge. No, habipaki iva munda. Imana yaravuzeho kera ngo muri ibi bihe igihe kiniki uzabuyo, kandi na Mbonyi nawe ubwe akiza nawe yavugaga ko byamutunguye. Nigeze kugira igihe kimwe nicara nawe ngira umugisha wo kwicara nawe, arambwira ati ntabwo nari nzi ko nge ntaririmo ngo indirimbo zanjye zibe kuri uru rwego. Rero umuntu uvuga ngo nubuhanga cyane, ngo nugusenga cyane, ngo nugusoma ijambo ry'Imana cyane, bongo ni nema ya Bwana. Ni igihe cyarimo Imana yamwihereye imushyiraho, imugira wasanga burara bibwiye mama wenda, Imana yabibwiye nka mama watwite akavuga ati Imana ishobora no kubitana nabimubwiye, ahubwo nabo bagatungurwa n'ibibaye ku mwana wabo. Hari ikintu kiri ubundi nk'uyu munsi umbajije ngo umuhanzi w'icyubahiro ukomeye mu Rwanda ninde, nakubwira w'Imana. Aka kanyu kambaza ngo umuhanzi uyu munsi uriho ufite intebe uyoboye gospel mu Rwanda ninde, nakubwira Israel Mbonyi. None ibi ngibi rero biri ko kuri Israel Mbonyi ni igihe cye, Imana ishimwe kandi akomeza kibemo neza, nkuko hari n'abandi bagize igihe cyabo. Yagize igihe cye, Ngendahayo yagize igihe cye, avuga ngo ubuhanga. Uyu mugabo uririmba bita Alexis Dusabe, uramuzi? Ntibitegura ibintu byiza kumurusha. Dominique yarajagira igihe cyarayobora Pasya. Uzi bitana mu Pasya yakoze bikomeye, agatumira abantu bo hanze akagira gute menye neza. Uzi bitana mu yakoze, ariko yaraje igihe cya Pasya. Donc navuga ko Israel Mbonyi yamwatse intebe. Yamwatse intebe. Mbonyi we ntazava ku ntebe mu. Nta bidashoboka yanayivaho, ariko ntitumwifuriza kuyivaho. Icyo nzi cyo mu bwami hari abantu benshi. Ikindi abantu bakwiye kumenya, niba tutarabonye pasiteri cyangwa umuyobozi umwarimu w'umudugudu muri ADPR muri kira gitaramo, ese iruhande ninde ubabwira ngo bana mwe ntimugatane? Ninde ese buriya hari ubemfita akababwira ati munsange muri office mbaganirize? Ese buriya nyuma y'igitaramo
hari uwabahamagaye ati ndabaha felicitation mwakoze neza, utarageze hariya ntabwo yabahamagaye. Biroroshye rero cyane ko ejo cyangwa ejo bundi abana bashobora kujya aho babona babafitiye urugwiro, impuhwe n'imbabazi, kandi bagiye kwa Minyoni nta gihombo cyaba kirimo, bakwitabwaho, nta n'igihombo cyaba kirimo. Minyoni ni umubyeyi, idini ryaba rihombye. Rihomba iki? Ariko sha iri dini urarize. Bonetsemo n'ikindi kintu nakunze, uriya muhungu niyo Bosco yarahaje aririmba indirimbo ya Dorcas na Vestine, arayibabaza ariko ayiha ubugome, yayikoreye ibyamfura mbi. Gute? Yarayibabaje we. Barabona umuntu ukorera ubugome ikintu, niba yari yakitumye, niba yaririmbye. Uriya muhungu ni umuhanga, ni umuhanga pe. Yego, yararirimbye indirimbo, arayiririmba ukibaza niba ari we twari tuzi muri secular. Bosco rwose niyo Bosco ni umuhanga, yaririmbye indirimbo neza mu buryo buri tekinike. Yarayibabaje, yayikoreye ubugome. nari nsohotse ikiganiro n'igishoro. Ndabasuje mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Ni ku IHUMURE TV, ngiye ndikuzo ndi kumwe n'abantu 3, 4, 5, 10, 10,000, 100, 200 isi yose. Umuntu wese ubasha kureba iki kiganiro, Imana imumugisha kandi Imana imugire neza. Ntewe iteka rero kongera kubana namwe uyu munsi muri iki kiganiro, dore ingofero nyikuyemo kubera ko nezerewe. Hanyuma rero sindi njyenyine, ndi kumwe n'umugabo umuhanga cyane, umuhinyuzi cyane, umusesenguzi cyane, w'impirimbanyi cyane, w'inararibonye kandi muri ibi bintu bijyanye n'ibyo dukora. Ndavuga ivugabutumwa, gospel n'ibindi. Umwemere cyangwa ntumwemere nta kibazo, ahubwo uze kumva ibyo avuga, uze kubisesengura, ujye muri comment utanga igitekerezo cyangwa se umubaze ikibazo ushaka kumubaza. Hanyuma ndashimira abantu bose bakoze subscribe, bakanze aho hasi mu nyuguti aho hari ibara ry'umukara cyangwa umutuku handitse subscribe cyangwa s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Mwarakoze cyane. Nawe utarabikora ubikore kugira ngo dusangire byinshi by'umumaro. Hanyuma kandi nanone usibye n'ibyo, inkunga ikomeye no gusangiza benshi ibi biganiro tubagezaho. Rero nkuko nababwiye, amazina yanjye ni yayandi tubana kenshi, ariko munyemerere tuze kwakira uyu mukozi w'Imana Vestine. Ariko mbere ko tumwakira ndabanza kumuragiza Imana, hanyuma nimara kumuragiza Imana tuze kubana muri iki kiganiro tuziranye. Nge ndi nyuma ya kamera nk'ibisanzwe, ntago isura yanjye ikwiriye guhoriza muri kamera buri munsi kubera ko ntago nzi kwifotoza, birangora. Impamvu mwumva ndi kuvugira inyuma ya kamera. Imana ibamugisha rero. Reka dusenge hanyuma tuze kubana muri iki kiganiro twasenze. Data, turagushimye ko uri umutunzi w'imbabazi. Ubu turimo turasoza umwaka wa 2022, tugiye kwinjira muri 2023, ndetse bamwe twayigezemo. Turagushimiye ko twemereye umwanya w'agaciro kongera kubana ku IHUMURE TV. Ndashimira abantu bose batureba buri munsi, mbasabira umugisha kugira ngo bahe umugisha kubera ko bakurikira ibiganiro by'IHUMURE TV. Data, turifuza ko bahahembukira, hanyuma kandi bagahumurizwa, bakakira IHUMURE. Ndashimira rero mwene data turi kumwe Vestine, nawe ntaba ari we ashobozwe nawe, hanyuma abantu badukurikiye rero nabo bashobozwe nawe bari hirya no hino ku isi. Icyubahiro kibi cyawe kubw'uwo mwanya uduhaye, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndi kumwe n'umugabo nkuko nabibabwiye, atari ubwa mbere tubanye, ariko niyongere atwibwire muri uyu mwanya. Karibu. Amazina ni Vestine Daniel, ibindi byose wabivuze yashashimwe cyane. Yitwa Daniel Vestine. Imana imumugisha ko twongeye kubana. Daniel Vestine ntago turi butinde rero, uyu munsi dukora iki kiganiro ndibwira ko twari kuwa mbere. Yego. Happy day boys. Happy boysing. Umunsi ukurikira. Ntago bongeraho day ntago bayongera. Bavuga ngo happy boysing. Umunsi ukurikira Noel. Umunsi ukurikira Noel. Ejo nanjye barantunguye mu rugo bamenaho amazi. Ninagize anniversaire. Barandirimbira. Impamvu utaje ubwo turaza kwiganaho mu kiganiro. Turebe niba utandwanya. Ndebe niba ntakurwanyiriza mu igunira. Mbona undwanya.
hano twicaye rero ni kwa mama pasiteri, turi mu rugo rw'umama pasiteri inshuti yacu cyane bita umuganwa Jori mama Ganza. Imana imuha umugisha kuri pasiteri. Yego. Kubivuga buhoro ushatse yavuga cyane. Ashima Imana ko mu gihe cy'ubuntu Imana yemeye ko habaho abapasiteri b'abagore. Ubundi babakubitiraga mu igunira bakabaheza iyo hirya kuri. Babakubitiraga? Mu igunira bakababwira ngo ntibyemewe ko mu mico y'abafarisayo n'amadini ko umugore aba pasiteri. Kandi yarangiza ngo akaba umudiyakoni. Kandi batemera ko abapasiteri. Ntabwo abapasiteri. Ariko twarumiwe. Ugasanga ikibazo ni ye mama. Ariko ni iwanyu mu idini ry'iwanyu. Yani ngo mwita ngo ni dini ngira. Harya. Bavuyeho n'imizi n'imiganda. Reka twifuriza abantu bagize bemera Noheli. Abantu bose bayemera kwizihiza kuko hari n'abatayemera. Kandi amadini atayemera. Asogo yemera Yesu. Ariko nanone ngiye n'uruhande rumwe namugarukira. Uneze Yesu ni w'itariki ya 25. Oya ni umunsi wo kwifashisha nta kibazo. Rero umuntu yabijyamo yajya guhinga atagira guteba. Icyangombwa ni kiri kumushaha. Hirya iwacu iyo twavuye barya inyama kuri Noheli. Imana izabagirire neza bazamenye ko Noheli ari umunsi nk'ubundi. Ko wakwambara umusirimu umuvandira umusirimu ko wakwambara. Reba nk'uko gatasi mama pasira aba yateguye. Ariko gatasi ni keza babandi. Rwose gasome witonze. Ega nawe umukozi w'Imana nuko wabishingutse. Kera hari ahantu twajyaga baguha amazi ku ruhimbi bakavuga ngo ukoze icyaha batizopa mukubita dayimoni. Ariko mana unywe amazi gusa. Mwisigira none tujye dukora n'ibiganiro tukunywa agakofi ntacyo bitwaye. Nakona umusaza ariko gasoma wa. Nzagaruka hano n'utaha tu. Nanjye rero nanywe icyayi nari ibintu byose ni sawa. Mvuge nibyo nari imbere ya kamera. Okay. Murakoze cyane rero mwese abadukurikiye. Uyu munsi ngarutse ndi kumwe n'uyu mugabo nkuko nababwiye aratwibwiye twa Sevensoni Daniel. Ariko izina rye buri munsi rirancanga ngo Sevensoni. Arizi cyane. Ababyeyi mwe rero Imana ibaho umugisha mwe mudukurikiye. Sevensoni rero nibyo ndi kukubwira nti ejo hari ku cyumweru kuri Noheli. Yego. Umunsi wabanje ariko wa gatandatu wabanjije Noheli. Hari ibitaramo bitandukanye. Hari igitaramo witabiriye? Yego, nitabiriye ibitaramo bibiri, nitabiriye igitaramo cya Dorcas na Vestine. Igitaramo cyari gikomeye muvande. Cyabaye ku wa gatandatu ku itariki 24 cyabereye ka Kigali. Nakigezemo, nakibayemo, bari bafite sound nziza, bari bahari, baratumiye ku bwitabire bwo hejuru. Ikitaragaragaye wenda ntabwo abantu bari benshi, ntabwo abantu babonetse nkuko bisanzwe bihari ngo ihema wenda ryuzure rya ka Kigali kuko ari na rinini, ariko nanone ntabwo bavuga ko abantu babuze bitewe n'igitaramo cya mbere cy'abana. Abari bahari rwose ntabwo bavuga ko bari bakeya. Igitaramo kandi cyari kiyobowe na Irene Gahongayire, cyabonetsemo umwigisha witwa Ap.Masasu. Akora n'ibintu byiza cyane yashyigikira abana. Ngo yatanze $1,000,000. Ngo yatanze miliyoni yagufasha abana. Nariko abana baririmbye neza nk'ibisanzwe. Dorcas na Vestine nababekinze, cyaririmbyemo Dani Mutabazi waje atari kuri gahunda. Yego. Yaratunguranye. Yari surprises? Birishoboka ko yari surprise kuko ari indirimbo yabandikiye bari basohoye ku wa 4. Niwe yanditse. Yego, yitwa ngo ni ese ni ubandikira cyangwa ngira ngo ni boss? Niyo yarabandikiye gusa. Nenze ko niyo boss. Niyo boss kwabandikiye izambere, ariko iyo ibari basohoye ni saha. Ubanza ni Dani Mutabazi wari wandikiye. Niyo yaririmbye? Oya, yaririmbye izindi zebyiri. Okay, wabonaga rwose abahageze, wabonaga ko abahageze igitaramo bakitabiriye barishimye. Kimwe cyo ikintu cyiza nabonyemo, abana baramuritswe ku mugaragaro bakora igitaramo cyabo byiza, bagaragaza imbamutima zabo. Ikindi kandi cyabonetsemo nuko abantu bashyigikiye abana, hakaboneka amafaranga rwose. Amafaranga arabonetse? Amafaranga arabonetse. Nava muri audio akajya muri pratique cyangwa akagaragara.
nava muri teori akajya muri pratique amafaranga azaba yarabonetse. Twavumbuye ko mutanga amafaranga ntituyabona ariko akaza muri teori gusa. Yego, nanjye ni nabivuze ngo nava muri teori akagara muri pratique abantu bakayabona rwose. Irene Murindahabi n'abana bazaba babonye inkunga ibafasha, ariko ngaho ikintu cyabayemo cya protocole kwa Murindahabi. Ubundi bavuga MI Empire. Murindahabi ni Irene Empire. Akantu nivuze ngo tunengemo akantu kabaye muri protocole. Habayemo akajagari aho ubona umuntu ashobora kuba yishyuye VVIP akaza akabura aho yicara. Huzuye se? Ntabwo hari kuba huze, ahubwo no kuvuga ngo kubitegura habayemo akajagari ko kutabinoza. Ariko nako nta ntwari katanyaruka wenda ubutaha bazabikosora. Ngayo ngo kuko cyari igitaramo cya mbere Empire ya MI ikoze. Ntekereza ko wenda ntago byose byaba perfect. Niba n'abatwumva barakoze cyane kuko iki gitaramo abantu benshi bari biteze. Benshi bavuga ko Murindahabi yaza gushyira ku mafaranga 5,000. Ubu none turavuga Dorcas na Vestine, ariko baza muri image ya Empire MI. Habonetsemo n'ikindi kintu nakunze, uriya muhungu niyo Bosco yarahaje aririmba indirimbo ya Dorcas na Vestine. Arayibabaza ariko ayiha ubugome. Yayikoreye ibyamfura mbi. Gute? Yarayibabaje we. Warabona umuntu ukorera ubugome ikintu niba yari yakitumye, niba yaririmbye. Uriya muhungu ni umuhanga. Ni umuhanga pe. Yego, yararirimbye indirimbo arayiririmba kibaza niba ari we twari tuzi muri secular. Bosco rwose niyo Bosco ni umuhanga. Yaririmbye indirimbo neza mu buryo buri technique. Aho ngo yarayibabaje. Yayikoreye ubugome. Nari nsohotse ikiganiro n'ingishoye. Yayikoreye ubugome. Na Prosper waririmbye neza mu mba mutima y'umuhungu utuje. Ngo koko kwa Dorcas byagenze muri make. Ni ibintu bye. Nkomezi umusore wicisha bugufi cyane. Imana izamugeze ku rundi rwego. Hanyuma image y'igitaramo cyo kwa MI Empire kwa Murindahabi aho ngaho turakimenye rero nuko byitwaye. Vestine na Dorcas bana bakiri bato, ariko hari ibinyamakuru bimwe na bimwe nabonye byanika bivuga ko basezera muri ADPR bakegera kwa Mignone. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu n'ibinyamakuru. Reka nanjye mvuge nk'imboni y'umusesenguzi. Uyu munsi abana Vestine na Dorcas babaririzwa mu itorero rya ADPR. Ariko ubona itorero rya ADPR n'abari abana ritabafite. Ntago ryanabashobora. Ntago ribafite. Nyine batumve neza. Ntago rishoboye kuba managinga ntiryabishobora. Ntago bishoboye kubera ko urwego abana bari kujyaho ntago ari urwego rwa ADPR. Biranatangaje. Akangoreka ikindi kintu kinatangaje, habuze umuyobozi n'umwe wa ADPR uhagera byibuze ngo anavuga ati aba bana nabo mu itorero yaba aho ateranira, yaba mu zindi nzego, abo muri sharo muri gosheni, abe muri nta muntu nahabonye wavuze ati ndaje mufashe. Urumva ibi ngibi ntabwo ari ikintu cyiza twavuga ngo ADPR dushingiye kuri ibyo bitekerezo by'abantu bakoze. Biramutse bikomeje bikaba gutya cyane ko ubafite mu biganza ntabwo ari umwa-ADPR. Ni nayo mpamvu kenshi abantu bakunda kuvuga ko bari abana bitwaraga secular. Bakunda kuvuga ko bitwaraga secular, baririmba secular. Uba managinga ntabwo akorera muri gospel. Ni ukuvuga ngo azabaha umwuka wahakorera w'ibyo ashaka ko babyo. Murinda bakumvisha yakwirenza. Oya. Ese umugospel? No. Ariko uburyo ategura ni umugospel ku giti cye, ni umukirisitu. Ariko hari ibiherekeza imiteguro ya gikirisitu. Uretse ko harimo nyine abakirisitu babiteguye, Irene Gahongayire, harimo ba Peace and Kadam. Ariko nituza ku ruhare rw'uburere. Nituze ku ruhare rw'uburere rw'umwana mu itorero.
ninde uri inyuma y'aba bana, ninde urababwira ngo mugende guke, ninde urababwira ngo mugende guke. Niba tutarabonye pasiteri cyangwa umuyobozi umwarimu w'umudugudu hari wo muri ADPR muri kira gitaramo, ese iruhande ninde ubabwira ngo bana ntimugatane? Ninde ese buriya hari ubemvita akababwira ati munsange muri office mbaganirize? Ese buriya nyuma y'igitaramo hari uwabahamagaye ati ndabaha felicitation mwakoze neza? Utarageze hariya ntabwo yabahamagaye. Biroroshye rero cyane ko ejo cyangwa ejo bundi abana bashobora kujya aho babona babafitiye urugwiro, impuhwe n'imbabazi, kandi bagiye kwa Minyoni nta gihombo cyaba kirimo, bakwitabwaho, nta n'igihombo cyaba kirimo. Minyoni ni umubyeyi, idini ryaba rihomba iki? Ariko sha iri dini urarize uza abantu barivuyemo amagana n'amagana n'abagashinga amadini rigakomeza rikabaho. Vestine na Dorcas kuva muri ADPR nta n'uwabitindaho n'umunsi umwe. Ngende intumwa ya rubanda. Yes. Icyo mbona cyo wenda nanashingiraho, reka tubyanzure gutya, Dorcas na Vestine bazigire kwa Minyoni, ibyo byiza. Wenda kubahitiramo biragoye, ni abana bari gukura, bo bafite icyo bagomba kuzakora kizababera cyiza, ariko bazarebe ikintu kizababera cyiza, aricyo bakora. Okay, Sevensoni. Hanyuma Sevensoni wari kuduha ishusho cyangwa se image y'iki gitaramo cyo kwa MI Empire. Hanyuma arimo Dorcas na Vestine na Poso Minyoni n'abantu bose bakoze muri iki gitaramo. Ariko ngo agafaranga karabonetse, nangiye kuva birananira, nibuka ko batanze agafaranga kabonetse. Uri kureba iki kiganiro waritanze agafaranga uze kugashyira kuri la konte kugira ngo kagaragare uve mideni. Hari abantu bavuga Sevenso naringiye tutabivuze, hari abantu mufata mikoro mukajya imbere y'abantu mukisaranga mukaduhiye amafaranga, ariko tukayategereza tukayabura. Urugero nkanjye nanye kuvuga mwita nivuga ibyo nyine nagatwiko niko basigaye babyita, kugira ngo umuntu agaragare ko yakoze cyangwa yatanze. Ariko uriya mwuka ntabwo ari mwiza, tuwukubite nawe. Niba uzi ko utazatanga ikintu urajya kukivugira iki? Ko ntawe gushyizemo umugozi. Urashaka gusa neza imbere y'abantu, kwimenyekanisha imbere y'abantu ukagira ngo uzagaragaze ko ari cyo wavuze. Ni ibintu biriho byiza, ariko ntabwo ari byiza. Ababikora cyangwa ababikoze umucyo utari mwiza. Gutanga no gusohoza. Aha ngaha mpavuge n'ikindi kintu, hari amakosa abantu abiri bajya bagwamo. Abantu iyo bari mu gifugutu cyo gufashirizwa mu rusengero bitewe na mood irimo, umuntu akagira ibyishimo byinshi, akananirwa gukontorora amarangamutima, agashiduka atanze ibyo yamara kuva muri ya marangamutima agasanga yibeshye. Swat yatanze ibintu ntiyagishije inama umugore, yagira mu rugo umugore ati ndagacibwa ibere ntago biva hangaho ujya kubivuga sinari kumwe nawe, cyangwa se n'umugore akabivuga umugabo atabiza ati ntibiva. Cyangwa kibuka ko yagiye gutanga miliyoni 10 azi ko afite credit agomba kwishyura buri kwezi miliyoni 2. Bya bindi rero byo byose ntabwo azaba kiyatanze nasubiza ubwenge ku gihe. Yari mu kinya cy'umunyenga wo mu rusengero, amarangamutima asumba ubwenge, abakosa. Aba nabo mujye mumenya ko babaho abantu bakora ibintu nk'ibi bimeze gutya. Okay, aba twizere ko bazayatanga. Abitanze aka gafaranga turanabashimiye, ntituvuze mu mazina ko muri benshi kandi nabwire ne yadutumye. Reka twizere ko muzayatanga, Imana bamugisha kubera ko muzayatanga. Hanyuma aho hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa Kukuboza umwaka wa 2022. Hanyuma bukeye mu gitondo hari ku cyumweru ku itariki 25 ku munsi nyirizina wa Noheli cyangwa se Christmas, ku masaha runaka Beka Arena yari yakubise yuzuye. Kubera iki? Utaragera aho ngaho reka manze ngaruke gatoya ku Mbonyi y'umusesenguzi Emi. Ko mu minsi yashize Irene Murinda habiri yagiranye saga na mama w'abana bitewe n'abandi bantu bari babaye barushimusi gushimuta abana babashinja cyano.
ejo bundi hakaba habonetse amafaranga mu ruhame bakayavuga nk'uko ashobora no kudataha cyangwa se agataha. Harya ni miliyoni 10 na zingahe? Bavugaga babaraga ngo hagati ya miliyoni 10 na 15 gutyo. Okay. Hanyuma aya mafaranga nataha cyangwa ntataha, ese ntabwo ashobora kubamo imbogamizi yo kongera gutera saga hagati ya Irene, Vestine na Dorcas na mama wa Vestine? Iki kiganiro tugikoze ku itariki 26 z'ukwezi kwa Kukuboza mu mwaka wa 2022. Ibi bintu nibiba Sylvester naza yabivuze kuko ariko nanone kimwe cyo bene abantu bashira impungenge nk'umusesenguzi nanjye noneho nk'umunyamakuru nkubwira iki muri ndahabirene kuva yashirwa barabana mu biganza agomba kubakoresha icyo ashaka cyose kitari kibi kitabagiraho n'ingaruka nta n'ikiba bakoresha rwose. Urakoze cyane nta n'ikizana. Tunamushimire ko yagize uriya mutima wo kubafata kandi akaba ari kubageza heza. Ubona ari umuntu mwana arimo arakora ibintu ubona bafiteho ubushake. Ikindi namukundiye muri ndaho urumva yavuze ati reka mfata aba bana bonye bo nkurikirana abandi bamuhamagaye nkeka ko atabakira muri rwego kugira ngo management ye abafate bakomeze management ye itaza kubamo ikibazo. Hanyuma aya mafaranga ya miliyoni 100 muvande uzakoresha ibyo wumva birakureba kubera ko n'ubunini nibo batweretse ntitwe tubazi. Ikindi kandi ndibwira ko abantu bajye batekereza kure, nibwira ko kuba yanakoze kiriya gitaramo kingana kuriya n'izindi mbaraga ntibahita bajya babona ibintu byose ngo ni inyungu zaje ni amafaranga yabonetse bumve ko abantu bakize. Kari akantu twari duteyemo ariko nyine abantu bajye banareba kure hirya ntibabone ko Irene yakize bitangaje. Buriya akubwiye akakwereka detail z'ibyo yakoze kugira ngo kira gitaramo kigeze detail zaho abana bavanye naho abagejeje rwose wasanga ari tureke ko bisobanura na buri wese hano arabyumva wese uradukurikiye ndabizi iyo saga yabayeho nyine hano turabizi ari muri showbiz ndetse n'iwacu muri gospel n'ibyo byoroshye bira trending aho hanze ariko bikarangira umurimo w'Imana ugakomeza. Rero muri ndahabi nawe Imana imushigikire kandi Imana ikomeze mu umugisha. Twari tugarutse rero warumbajije uti turambutse icyambo kugira ngo Beka Arena agende huzure hakubite byatewe n'umuntu witwa Mbonyi cyambo Israel. Ni Mbonyi cyambo kabisa. Konseri yayise Mbonyi icyambo kandi nawe yitwa Mbonyi cyambo Israel. Shaye mazina nayo hakurya yo munka arabyemera ariko ko yavukiye hakurya iriye izo nkasha izo nkazi wacu biriya bintu rero ni ikintu ukiraho nk'umuntu wagiye mu gitaramo ngiye nagiye telefone yanjye mbonere kuzima mpita nsohoka ntega vero moteri ndatangira kwicaginga bana gitari ufate video nagombaga gufata hanyuma ku masaha nyirizina yarateganijwe igitaramo niko cyagenze. Mbere y'amasaha abantu bari babyiganiye ku muryango abantu bari barariye mu makuru dukura hirya no hanze hirya yaho gato mbere yuko konseri iba abantu baguraga amatike aho kugira ngo basaba amatike yo kwa Dorcas na Vestine basabaga amatike ya Mbonyi yo kujya mu cyambonye nuvanga ubwo Irene shwe ko baravuze abantu bamwe na bamwe kubera ko babukinze ko ejo bazagira bate bazajya kwa Mbonyi. Ntabwo icyo cyo ari n'ikintu abantu yatindaho. Ese kuki babyegeranyije? Ntabwo mbizi impamvu ya Irene ariko nyine nacyo cyaba mu mbogamizo yo kugira ngo abantu ntibitabire cyane. Irene niwe wasohoye save the date imbere ya Israel. Yego. Urumva niba ari wasohoye save the date imbere kumva Israel akorera mu mbaraga nyine ze n'ubutwara afite na audience afite kandi rutaziriya zose ikazimira. Niyo yaza agapanga igitaramo uyu munsi icyari gihari cyapfa. Igitaramo cya icyambu concert ni igitaramo mu mateka y'u Rwanda. Abakurikira social media barebe ku mbuga ku ma website yose hafi ya yose akorera mu Rwanda barebe ku ma Facebook barebe ahantu hose nibwo bwa mbere
haba muri secular haba muri gospel iriya sare yakuzura igafiningiza no hejuru ngaho nibwo bwa mbere sure yes yari yafiningije hejuru yuzuye ahubwo se vuga ko hari n'abantu basubiyeyo hari abantu basubiyeyo hari n'abantu basubiye basanga amatike yabuze yashize nubwo bari badafite wenda nubwo batari kubona naho bicara ariko hari abantu bageze ku mwanya concert irimo basanga amatike yashize yesoye kubera ubwinshi bw'abantu kubera ubwinshi bw'itabire ntibari kubona aho bicara ntibari kubona aho bicara impamvu ngwereka ko yari na concert ikomeye cyane yari irimo hafi abantu baba basekira benshi nuvuga ngo ingeri zose ba masamba bari barimo harimo abantu benshi ariko uyu mwana afite isi ese umwana ntafite isi kuvuga ko afite isi ni mu ruhande rumwe umuntu yabigira uko bivuga isi afite isi y'abantu bumva ikinyarwanda afite isi y'abantu bumva ikinyarwanda iyo arayifite kuko imigabane y'isi amaze kwigeramo ari kuyijagajaga n'ejo bundi azaba ari muri Australia yego afitemo babyita tours urumva rero isi arayifite y'abantu bumva ikinyarwanda Irene Mbonyi ni umukristo wo muri rusengero turagaruka hano muri arena restoration aho mbiherukira kwa Masasu kwa restoration oya yasuzuguye Masasu amusuzugura se wari uhari sinari mpare ko biravugwa ibintu bivugwa tujye tubireka bivugwa ko yamusuzuguye kubera iki yamuhaye inzira nziza yanga kuyijyamo aha ngaha mpite ngaruka mvugire abahanzi bose na Mbonyi arimo cyangwa n'ibyo abandi bantu bavuga mu bintu nka bitatu navuga ariko byinshi ariko navuga byatumye Mbonyi abo wari we kugeza uyu munsi yari isobanukiwe harimo no gukubita umwuka w'idini harimo no gukubita umwuka w'idini ushatse kuvuga iki twagize abahanzi beza mbere ya Mbonyi baririmba neza bandika neza ariko kubera kugira umwuka w'idini mu mitwe yabo urabatsikamira bagendera mu idini bagendera mu myumvire y'idini bagenda uko abashumba bari kubategeka kandi bidakwiriye bituma badakora bituma batagera no ku nzozi zo bifuzaga kugira urimo uragumura abahanzi ntabwo ari kubagumura ariko Mbonyi yaraje ikintu yakoze cya mbere ni ugukubita umwuka w'idini ntabwo uyu munsi ntabwo nibwira ko ushobora kuza niba nshobora kujya kwamamariza Airtel cyangwa MTN cyangwa Canal Plus bakambwira bati Savanson ngwino turaguha amafaranga angana gutya ku mwaka turaguha miliyoni 5 ku mwaka cyangwa 10 ku mwaka twamamarize ujye ku ipankarite byacu umushumbya akambwira ati ibyo ni icyaha ntugomba kujyayo aho atari umwuka w'idini nihe Isaro umuhanzi byabayeho ntabwo tuje kubavuga hano ariko bariho none kwamamaza ukabona amafaranga icyaha ukoze ni iki uyu ni umwuka w'idini nta mushumba wabikora ibyo ngibyo icyo nzi cyo impamvu abo bantu bavuga ngo Mbonyi ngo yasuzuguye Masasu ese ubundi babishingira he nuko batamubonye mu gitaramo ntabwo yarari kuko nta wari uhari ibitaramo se byaho ajya byitabira ibitaramo bindi byitabira uzabaza ibitaramo bya bapasya yajya byitabira ndavuga Mbonyi ajya mu bitaramo byo muri restoration cyane wari umwumva arimo cyane yakiza yarabyitabiraga akajya mu rusengero abandi banamutumira akajyamo haje uyu umukristo tuterana nk'abisanzwe si ngombwa ko nahoramo use wohora mu idini narari kwera cyangwa nta niryo girasha urantutse imbere ya kamera ngo ndikibura dini ngo nta dini agira sibeza ngo nta dini agira uri ariko nta ribi idini ndarifite ngiye ryanjye ndarigendana iyo mbonye akanya ntera nabo basanze basenga n'ubu nsohoka ndajya aho ngo bari kuririmba nsenge ntaye hanyuma umushumba wanjye menye nishumbye ariko abo bose turi kumwe n'abashumba sinabura unshumba hanyuma tugaruke muri Beka Arena hariya kwa Mbonyi nyirizina wari uhibereye wari uhari reka duhere ku bintu wabonye bidasanzwe muri iki gitaramo cya Mbonyi icyambere ni ubwitabire ku rwego rurenze rwo hejuru umuntu wese buriya bwitabire urebye amafoto y'ahari cyangwa ukahigerera
uramutse ubwiye abantu ko byari atari nk'ikinyarwanda kiri mukabwira abantu ko hari nko muri Australia cyangwa mu zindi sale ziri za Washington ntago wahakana ubwitabira ubucucike bw'abantu bwari buhari ni ikintu cya mbere hari wamake yinjiraga 5 yego ariko yo yashize kare ayo 5 yarashize yashize kare cyane nandi atarashira icyo kiri mu bimwe mu bigaragaza ko kira gitaramo ari agashya cyabonetsemo kabiri ni igitaramo cyagaragayemo amasura mashya mu ngeri zose atarigeza gakunda kugaragara mu bindi bitaramo twagiye amasura mashya uvuga ni reka nguhe urugero nka Bishop Rugamba n'umugore we ubabonye kangahe mu bitaramo byishyuza byabereye hanze y'urusengero rwa Bethesda niyo byaba ari iby'ubuntu nubwo byaba ari iby'ubuntu wabonye kangahe ariko kiriya gitaramo ukirebe neza urebe n'amafoto urebe n'ibiki byo ndi kuvuga abantu mwari muhari twari duhari mwari bibonye Bishop Rugamba n'umugore we Mama Bishop bari barimo ni igitaramo cyari kitariwe n'abashumba ingeri zose ba Poso Minyoni ba Fidel Masengo abahanzi ku giti cyabo baririmba secular ba Masamba abantu benshi batandukanye utari wapfa no kubona n'amasura ya igitaramo bari bakitabiriye ku rwego rwo hejuru baje kumushyigikira gatatu iki gitaramo cyari kirimo n'abandi bahanzi benshi batagombaga kugaragara ku rubyiniro barakitabira bakizamo ikintu cya gatatu cyabaye cyiza cyane ni kake ushobora kubona ibitaramo bya gospel biba hakaboneka kuvuga ngo abantu bakeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ese muri iki gitaramo hari umuntu ukeneye kwakira Kristo Mbonyi iki kintu yaragikoze kiraryoha cyane Mbonyi wagikoze habonetsemo umwanya aravuga ati ukeneye kugira ngo uze wakire Kristo ko ari yo nyungu ko ari cyo kintu ari wo murimo w'Imana ukomeye baraje se barabonetse yes yarabatuje barabonetse harabatuje hari abashumba baranabasengera urumva rero iki ni ikintu cyiza cyane cyagaragaye ikintu cyiza cyane umwigisha yarinde ikintu cyiza cyagaragaye hari umuntu wigishije ntabwo nabibonye ariko nuko habayeho umwanya wo kubasengera okay hanyuma ikintu wabonye cyo kidasanzwe kiri negatifu wenda ukavuga uti ntibyagenze neza nkuko tubonye igitaramo cyabanje byo ni ibi kugira ngo iriya concert ubone ikintu nenga biragoye reka ngubwire kugira ngo ubone ikintu uvuga ngo urakritika biragoye uravuze ngo ariko habayemo n'akandi gashya umuhanzi Dani Mutabazi yamuzaniye ururabo abantu benshi bari bamenyereye ko indabo zihabwa abagore cyangwa abagore bazizanira abagabo kuri stage ariko Dani Mutabazi yamuzaniye ururabo amushimira ngo kudacika intege ngo gakomeza kuba ikitegererezo cyiza wenda arimo namushimira ko yanamuhaye na stage nako nakandi gashya kabonetsemo numwe mu bahanzi baririmbye kwa Mbonyi tutari twiteze ko yaririmba ariko yagaragaye ko yagombaga guperforminga ndetse byaranabaye abandi baririmbye neza ni ba James na Daniela nk'ibisanzwe baririmbye neza bari barimo Annette Murava aririmba indirimbo nziza ye hanyuma na Mbonyi aramujoyininga barayiririmbana abantu bashobora gutangira bamwe baranojeje bati bazakoranya indirimbo ko byaba byiza inde nande Mbonyi na Annette Murava okay bibaye amahire bazakorana featuring twabibona ariko ibibazo mujya mubigira muri gospel wacu sinzi impamvu mudakunda kubikora cyane kandi timu zo hanze n'abahanzi bo hanze benshi barabikora cyangwa ugasanga nk'ubu Mbonyi ahise ajya gukora indirimbo ya Annette Murava nayo igasohoka wacu kukibitabo icyo kintu byaterwa na nyiri indirimbo n'uwo ushaka kuyikora no ntago ari ikibazo cya nyiri indirimbo ni iki ngira ngo ni umuzimu guca wabananiye kubera ko byakabaye buri wese abikora ahubwo impamvu mutabikora muri gospel full gospel hano Kigali mu Rwanda by'umwihariko kugira ngo uzabone mu gospel washigikiye undi bakora n'indirimbo ye ntago ari ibintu bisanzwe ntago ari ibintu byoroshye niba ari hiti niba ari agatuti ntago biterwa hari igihe umuntu ashobora kuza gusaba umuntu indirimbo nkanjye wenda urugero mbaye indirimba ukanzanira indirimbo ivuga ibiryo
ivuga ko Imana igira neza yaduhaye amazu ntago yo nayiririmbamo. Kibyasaba ko nkubwira ngo turirimbe Kristo, tuvuge ubuzima bwa Kristo, nicyo nakusaba. Rero uramutse utabikunze ntabwo indirimbo ntago naguha featuring. N'urugero, hari igihe rero umuntu ashobora nko kuza gusaba featuring idahwanye nuko umuntu n'umwanzuro w'umuntu y'icyo ashatse. Icyo ni kimwe. Hakabaho ubwiyemezi bw'usabwa featuring, akaba abona umuntu ushaka kumusaba featuring ari hasi, ntabwo ishina ryo ashaka kurya. Uzi ko ari umuhanzi udashobora kwemera ko bamwegeranya n'umu underground kuri afishe. Yego akabyanga. Yego ni umwuka mubi. Umuhanzi ufite izina rikomeye akaba yabona ni umuhanzi ukizamuka akavuga ati ntunyegeranye n'uriya mwana. Uwo muntu rero udashobora gutuma umuhanzi mutoya ategerana nawe kuri afishe, ntabwo kumuha indirimbo nka featuring byoroshye. Abo nabo barahari. Hanyuma turi mu butumwa, cyangwa se hakaboneka n'abandi hanzi babananiza bakabaca nk'amafaranga menshi badafite. Hanyuma ngo turi mu butumwa bwiza. Aha ngaha niho nicyo kibazo kirimo. Ubutumwa bwiza bwashoboka ahubwo bwandi. Ubutumwa bwiza birashoboka bwa Yesu gusa. Ahubwo bwa Yesu Kristo. Ari ubundi butumwa bwiza bubaho? Burahari. Bwa mobile money. Ubutumwa bwiza burahari. Bwa momo. Ubusaka kanya kuri momo mbonyeho miliyoni ntago yaba ari ubutumwa bwiza. Okay, you have received. Bwaba ari bwiza. Ubuse tubwiye abantu ngo nibajya kwinyesebura kuba byanze bakoresha agakingirizo so ubutumwa bwiza. Ubwoko buraha. Ahubwo ngeraho ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo warutangiye kufituma mvangirwa ngo ubwoko. Karabaye. Okay. Hanyuma tukiri hano reka tuze gato gusubira hamwe navuze. Kwisobanukirwa kwa Mbonyi Israel wavuze ngo yarisobanukiwe ava mu mwuka w'idini. Nicyo rushatse kuvuga? Mbonyi hari ibintu nka bitatu navuga, ariko na byinshi, ariko reka mvuga bitatu. Mbonyi ntabwo agendera ku mwuka w'idini ngo cishwaha gira gucya ibi bikoruku ibi bigenze gucya ibi ntubikore dararara. Akora ikintu cye akaba yagicunze neza, akabona ko kitabangamiye inyungu z'ubwami nawe ubwe, yamara kukibona ko ari bugikorera cyiza akagikora. Kabiri, Mbonyi yamaze mu gukora kwa kwisobanukirwa nakoze, ntabwo yaje avuga ngo ndaririmba Imana iguha umugisha ari kujya ujya mu ipantaro. Muki? Umugisha ujya mu ipantaro. Wanguri ikofi ugatwa. Uvuze ikofi ubwo nabyumvisha. Ko ntagira ikofi. Ntabwo umugisha ujya mu ipantaro. Hari ibintu byamenyerewe ngo ndaririmbye ukaririmba abantu bagafashwa bakatera hejuru zazo payi zikaba nyinshi ngo taha Imana iguha umugisha. Ntuzi niba yaje na moto, ntuzi yabaje wajyaga Yesu twaguhamagaye harya. Wamuhamagaye. Okay. Hanyuma uwo mugisha umuherekeshereje uzari ari nacyo kintu cyagiye gituma hari abaririmbyi bamwe bo muri barimbaga gospel bagiye muri secular. Umurimo w'Imana se mukora Imana ikabahemba. Imana izaduhembera heza. Imana igomba kumuhembera ku isi kandi izamuhembera muri wowe nanjye naruye. Kandi bavuga ko izaduha ubugingo buhoraho. Ubugingo butandukanye no kurya. Ubugingo n'ubugingo ariko buba mu mubiri muzima, urya unywa wambara uryama ugenda. Okay, gutuvuze ko Mbonyi yagisobanukiwe ni cya kabiri warugezeho. Mbonyi yarisobanukiwe aravuga ati ngewe iyi mpano yanjye ngomba gukorera Imana nkaramenya, ariko ikampa n'amafaranga, ikampa n'umugisha mu maboko yanjye. Yize farumasi ariko ntabwo ari byo akora. None si usanga ukora iki? Ni umukozi w'Imana, ibindi naba ngiye kujya mu buzima bwe bwite ntazi. Ese yige okay, twa tugiye kujya gatatu. Icya gatatu azi guha agaciro ibintu bye. Reka nkubwire uburyo azi guha agaciro ibintu bye. Areba akamenya ngo ngewe nimvaha nkajyaha ndahasarura iki. Muri kwa guha agaciro ibintu bye harimo abo bakorana, harimo abacuranzi, harimo abamuririmbira, harimo abo bose arabishyura. Kandi akabishyura neza, ntibagire saga batera ngo basakuje gutya na gutya. Ibyo bintu iyo ataza kubikora ntabwo byari gukunda, ntabwo yikoramo. Numutumira muri konseri, kuki umutumiye muri konseri
uzakeneramo amafaranga ariko nawe yamushye. Ubwo ibyo abandi bita icyaha we ntabwo ari icyaha kuri we. Dufite abahanzi bavuga ko kwishyuza ari icyaha. ngo Imana abaye iyo mpano nyine iyo bahaye, ariko se Sylvestre so ujya uzano gakubita abakozi abiyita abakozi b'Imana baka kimwe mu 10 n'ituro, bakongeraho igitambo, bakongeraho n'iry'ubuhanuzi, bakongeraho ko bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Si wowe uza hano ukabivuga? None se uko icyo ushaka k'umuhanzi uri hariya, urumva si umukozi w'Imana ntakwiye kubakuramo akantu se kuko pastor akwiye kukabakuramo? Pastor yawe byo kurya by'umugingo, ijambo ry'Imana, namwe muha kawunga n'amakara. Umuhanzi nawe urimo uramuvugira ngo yagiye kuri stage araririmba, hanyuma audience namwe mugira ituro mutanga, umushumba aza kwikoramo, namara kwikoramo hanyuma ahereze umuhanzi akantu. Umuhanzi nta muhanzi nari numva watsi igitambo, nta muhanzi nari numva watsi icya-10. Umuhanzi asaba ikintu kimwe, aravuga ati munshyigikire nkore indirimbo cyangwa nkore konseri. Ubwo ni ubwitange kandi ntaho butaba. Kabiri, uyu mupasiteri amaturo aremewe kuko no muri Bibiliya yarimo. None niba pasiteri bashobora kuvuga ngo batura amaturo agira imirimo amufasha mu rusengero, umuriro, ibikindi bikerega naho umupasiteri abeho. Uyu muririmbyi kwari elema imwe ikorera muri eglise mu idini. Uyu muririmbyi, uyu munyempano we ntabwo akeneye kugira ngo abone support. Ahantu ukamvugira n'abaririmbyi b'ababekazi babikiriza abantu, ukabona bafashe aba worship leaders babahaye amazi, ariko ababekazi ntibabaha amazi. Ni benshi wangu nta dufite. Kubera iki se? Kubera iki ntawe bafite? Ntabwo mubyemera. Abashumba bose, wa murongo w'abashumba n'abavuga butumwa n'abakire bicaye ku mwanya w'imbere niba ari 20, ko babonera amazi. Bibiliya avuga ngo kubaha tubuha. None abo baririmbyi bo uribwira ko ntago bari gukora imirimo yo mu bwami? Ibyo nibyo tudakwiriye gushyigikira. Abo babekazi ni 10 kubera ko utabaha amazi. Abakwiriye amazi nabo. Hava amazi 30 yo guha abashumba n'aba banyacyubahiro bicaye ku myanya y'imbere. Hava amazi 10 cyangwa 15 yo guha n'aba baririmbyi bakora umurimo uzi guhagarara kuri stage isaha yose. Ntabwo ari byo. Okay, Mbonyi yigeze presenta yigeze yerekana umushumba w'umushumbyi. Kandi twari turi kwa Dorcas, uravuga uti ADPR ko nta numwe twabonye yatendingamo hano nk'umushumba, kandi wenda babiciyemo hasi, ariko se nabagira icyo avuga ati abana bacu. None se kwa Mbonyiho hari Ap.Masasu bari ba Rugamba, ba Bishop Rugamba, ba Masasu Bishop, nani ba Masengo, Apostle Minyoni, lakini n'abandi bari bahari bese turabubashye usibye Masasu Gitwaza. Gitwaza we nta n'uruhari. Arahari? Ari Kigali? Yego. Gitwaza ari mu Rwanda, ejo yarateranye yasengeye abana. Okay. Nkavuga none kuko rega bora hose ngiye mba mparimba ndi kuhagera. Nkavuga bo wenda bo ntibaje, sinzi n'impamvu bataje, ariko bari kuza kumushigikira kubera ko ni superstar muri gospel, turaza kubigarukaho. Ariko se uyu munsi we yigeze avuga ati ndashimira umushumba wanjye, ubwo yashimiraga agagotsa umushumba yari kumuhagurutsa adahari? Ninde? Ni Masasu yari kumuhagurutsa adahari se? Kuko Mbonyi agikora konseri ya mbere muri Serena yari kumwe na Masasu banicaranye, aranamuvuga nk'umushumba. Yego, n'umushumba arahaguruka aramusengera. Ubwo se ntiyaramupresence ko ari we bari kumwe. Uzajye muri archive y'igitaramo cya mbere cyambonye yakoreye muri Serena Hotel, imodoka zabo ziparika akize. Yego, akize. Masasu yari kumwe banicaranye rwose ubona ari kumwankuraje. None uyu munsi niba mu gitaramo cyabaye kuri atakigaragaramo, Mbonyi isura murenganya. None se yari kujya kuvuga umushumba muhagurutse adahari? Babandi bavuga ko rero
atacyumvikana n'umushumba yiturije wasanga ari aho babishingira. Okay, reka tunabyemere ko bishoboka, ari naho nyine nkubwira ngo byashoboka ko hari ibyo wenda umuyobozi wa restoration nk'umushumba ushumbye Israel yashatse ko kumuzanaho bya bindi by'amahame y'amadini, Mbonyi akabona ko byabangamira umuhamagaro we. Yabona ko byabangamira umuhamagaro we, byarimita gahunda ze. Akabona ko bidakunda nk'umunyabwenge, nk'umwana warezwe, ntashake gusakuza, ntashake kujya mu binyamakuru, akicecekera, akikomeza akikorera nka Mbonyi wenyine. Kuko kariya ni akantu abantu buri wese yakibaza kubera iki. Kandi ubundi Ap.Masasu ni umuntu ukunda gushyigikira abanyempano basengera mu rusengero rwe. None abantu bagahero bakakibaza, buri wese akakibaza, adashobora no kuza gushyigikira uwo mwana na madamu we ntaze, nyine ntihagaragara impamvu ituma bataza. Yaba ari impamvu igaragaza ko harimo akantu nubwo abantu badashaka kubyemera no kubivugaho, ariko byanze bikunze harimo akantu. Uyu munsi rero reka turebe hano kwa Mbonyi, Israel Mbonyi cyambo, nk'umuntu ufite audience nini. Iyo audience ukeka ko yavuye kuba ari umuhanga, benshi bavuga ko ari umunyamasengesho ngo cyane, wasenga cyane ikamwumva kuruta ba runaka. Ikindi ariko nanone abahanga bavuga ko muri repetition ze wenda bagiyonge sinagiyeyo sinanahazi, bavuga ko kenshi usanga benshi bavuga ko usanga ngo aririmba kontereta, so umuhanga cyane nyine wenda nkuko benshi bavuga, ariko ngiye sinzi kuririmba, ndavuga baririmbye ngiye sinya ndirimba. Hanyuma wowe ukavuga ko iyi audience afite ingana gutya, yayikuye he, ayibona gute, kubereye impamvu, cyangwa uze kutubwira niba nawe ari muri Illuminati icyo duheraho. Israel Mbonyi ari muri Illuminati? Ntabwo arimo, ntazanabamo nubwo ntari mu mutima we. Reka iki kintu nkivuge gutya, abantu bavuga koko ayo magambo koko baranahari koko, urakoze cyane. Abantu bavuga ngo ni umuhanga, abantu bavuga ngo arakiranuka cyane, abantu bavuga ngo asoma ijambo ry'Imana cyane, abantu bavuga ngo ni ugusenga cyane, ni ikinyoma. None se abandi ntago basenga? Abandi se ni abapagani? Imana yabinye igikundiro mwebwe. Abantu se ubu se reka nkubwire, ni umuhanga se? Abahanga, uza abahanga dufite hano muri gospel, ntago Mbonyi tumushyira mu bahanga bukuririmba. Mbonyi ni umuririmbyi mwiza, ufite ijwi ryiza, uririmba bisanzwe, ahubwo w'umwanditsi mwiza. Ariko nituzana abahanga urasanga batanazwi. Ariyandikira se? Ariyandikira. Ngo turasanga abahanga batazwi. Nituzana abahanga, ngaho mbwira Serge Rugamba. Serge Rugamba umubonye ku bututi bungahe, izina rye mbwira abantu bazira izina. Serge Rugamba ni umuhanga mu kuririmba, abantu bakurikirana ibintu by'umuziki banyomoza. Reka dufate René Patrick ni umuhanga, yaririmbye akazamuka akamanuka akitsa akagera gute, ntago Mbonyi yakurikira. Ubwo se ni umupagani kuko atagaragara. Reka tuzane Samu Rwibasira ni umuhanga, byongere ngo ubuhanga, wongere ngo ni umuhanga. Ari he? Reka tuze abo ni abantu n'ingere, tuzane Gabi Kamanzi. Muri uru Rwanda nkanjye nta mukobwa cyangwa umugore umudomina, ntawe ndabona. Abana bavuye kwiga umuziki ku Nyundo bari ariko nibagaragare. Njyewe nkanjye mbivuze nka Sevenson, abo bandi nabo bazaze babitubwire. Nge nta mugore mu gitsina gore, nta mugore nta mukobwa ndabona urabasha guhagarara mu mujyi umwe na Gabi ngo akore mu muhogo bikunde. Mbonyi yagera kuri Gabi se? Noneho reka mbafungira, tuzane umugabo w'Imana witwa Eme, ubuhamya bwigendera. Uyu Eme nituzana abahanga, ari super kuri twe, ku bantu benshi ni umuhanga, aririmba neza, afite amavuta, afite umwuka w'Imana, aca bugufi,
ni umucuranzi, ni umuproducer, ni umwanditsi, ni umutrainer. Bamwise bishop kubera ko ni umunyacyubahiro, ni isomo ry'abahanzi 99% hano mu Rwanda, ko atigeze agira iyi public nk'iyi. Ngire rero abantu bavuga ngo ni ubuhanga, icyo ni ikinyoma. Icya kabiri, ntabwo ari uko ari uzi gushoma ijambo ry'Imana wenyine, nta nubwo ari uzi kwandika wenyine. Tujye mu ndirimbo iz'umugabo bita Ngendahayo Richard, kugeza uyu munsi nta nubwo turabona n'indirimbo ziza ngo zipfe gusimbura indirimbo za Ngendahayo Richard zanditswe na n'uyu munsi ukaba mu matwi yawe zidasaza. Uririmba icyubahiro cyawe gisumba byose. Ari he Ngendahayo sha? Ako si uyu mugabo yagiye wundi ubu ngubu. Ndashaka kuwo wifuza. Ibene izo ndirimbo uwo muntu yaranditse nabi, ntabwo ari umwanditsi mwiza. Ari he? None se ubundi tuza gusenga tuvuge barike buntu ko badasenga ari abapagani n'abaswa? Oya, abo ntago nemeranya nabo. Abo ni amarangamutima yo gufana kwabo, ko amarangamutima bakaza kuvuga ibyo biboneye byose. Mbonyi ni umwanditsi mwiza, ni umuririmbyi mwiza, ni umukirisitu, ahubwo Mbonyi afite fevaye. Ni nkuko ntabwo ari eliminati, ntabwo ari uko yakoze kuruta abandi cyane, ntabwo ari uko asenga kurusha abandi, ntabwo ari uko ari umuhanga kurusha abandi. Ni ubuntu bw'Imana, ni Imana yamwihereye. Umubyeyi abyara abana 4 cyangwa 5 bakiga bose, akabaha amahirwe amwe yo kwiga, ariko hakavamo umwe akaba president. None se tuvuge ko babandi batabaye president batavuka hamwe? Bose se nabaswa kandi bose baranize, ndetse ugasanga numwe wabayemo president wenda ntiyarushaga n'abandi ubwenge. No, habipaki iva munda. Imana yaravuzeho kera ngo muri ibi bihe igihe kiniki uzabuyo, kandi nambonye nawe bwe akiza nawe yavugaga ko byamutunguye. Nigeze kugira igihe kimwe nicara nawe ngira umugisha wo kwicara nawe, arambwira ati ntabwo nari nzi ko ntaririmo ngo indirimbo zanjye zibe kuri uru rwego. Rero umuntu uvuga ngo ni ubuhanga cyane, ngo ni ugusenga cyane, ngo ni ugusoma ijambo ry'Imana cyane, bongo ni nema ya Bwana. Ni igihe cyarimo Imana yamwihereye, imushyiraho, imugira. Wasanga burara bibwiye mama wenda, Imana yabibwiye nka mama watwite, akavuga ati Imana ishobora no kubitana nabimubwiye, ahubwo nabo bagatungurwa n'ibibaye ku mwana wabo. Hari ikintu kiri ubundi nk'uyu munsi umbajije ngo umuhanzi w'icyubahiro ukomeye mu Rwanda ninde, nakubwira W'Imana. Aka kanyu kambaza ngo umuhanzi uyu munsi uriho ufite intebe uyoboye gospel mu Rwanda ninde, nakubwira Israel Mbonyi. None ibi ngibi rero biri ko kuri Israel Mbonyi ni igihe cye, Imana ishimwe kandi akomeza kibemo neza, nkuko hari n'abandi bagize igihe cyabo. Yagize igihe cye, Ngendahayo yagize igihe cye. Uvuga ngo ubuhanga, uyu mugabo uririmba bita Alexis Dusabe, uramuzi? Ntirutegura ibintu byiza kumurusha. Dominique yaraje agira igihe cyarayobora Pasya. Uzi bitana mu Pasya yakoze bikomeye, agatumira abantu bo hanze akagira gute menye neza. Uzi bitana mu yakoze, ariko yaraje igihe cya Pasya. Donc navuga ko Israel Mbonyi yamwatse intebe. Yamwatse intebe. Mbonyi we ntazava ku ntebe mu. Nta bidashoboka yanayivaho, ariko ntitumwifuriza kuyivaho. Icyo nzi cyo mu bwami hari abantu benshi. Ikindi abantu bakwiye kumenya, ibintu abana bo mu bwami Imana ibakoresha uko bishaka. Tujye muri Bibiliya, ntabwo Yeremiya avugwa nka Hagayi, ntabwo Mose avugwa nka Tito, ntabwo Paul avugwa nka Filemoni, ntabwo Yeremiya avugwa nka Mika.
ni ukuvuga ngo Imana itegura buri muntu mu gihe cye, ikamuha ibyo agomba kuba, ikamushyiramo igihe azabigumamo reya. Ejo bundi ahubwo hari igitekerezo ngize cyangwa icyifuzo, aho Mbonyi nashobasha kuzumva iki kiganiro, hari icyifuzo ngize. Uyu munsi navuga ko Mbonyi Israeli ari ibintu bibiri yakora. Icyambere, afite ubushobozi bwo gutegura konseri wenyine, nta tsinda rimufashije, nta wundi muhanzi umufashije, akaririmba indirimbo 20 cyangwa 30 abantu bakamwitaba for sure, ubihakana nyomozi. Afite ubwo bushobozi kubera favor imuriho n'igihe cye. Cya kabiri, uyu munsi biragoye kugira ngo ubone umuntu ushobora kuza gupfa gusimbura Mbonyi kuri iyi hiti. Impamvu hari abantu mu binyamakuru mu minsi yashize bari baravuga ngo James na Daniela ngo pro super, nkabwira boya ntabwo bishoboka. Uyu yaje nk'ikimanuka, araza atunguranye, akora ibintu biracika, atangira no kumenyekana ataragira no muri Afrika, ataragira no mu Rwanda. Mbonyi indirimbo ze zamenyekanye ari mu Buhinde, abantu bamenya indirimbo kuruta umuntu. Ubundi iyo uzafata ukavuga ngo ndaza nkora ikintu gikomeye, indirimbo 2-3 zibira bigaragaza. Uyu munsi biragoye guhita upfa kubona umuntu wapfa kuvuga ngo araje gusimbura Mbonyi. Impamvu ya mbere, nayahe magambo araza gusimbura aya Mbonyi mu mitwe y'aba bantu. Kabiri, ni ibihe bikorwa, imbaraga z'ubushobozi ziri buguterure kubasha gukora ibintu biri hejuru ya Mbonyi, kugira ngo umusimbure nuko ukora ibintu biri hejuru ya Mbonyi. ntawabikora. None aka kanya mu bahanzi dufite, ninde ufite ubushobozi bwo gukora ibintu biri hejuru ya Mbonyi? Ariko ni nawe wibuke ko ari nawe mu bahanzi watangiye gukora icyo bita full live recording. Niwe watangiye gukora full live recording, abandi baza babikora, Imana ibashyigikire n'abandi bantu. Nawe bari ubuhanga se shaho, akaba ari ugusenga cyane, akaba ari ukuririmba neza cyane ubuhanga, cyangwa gusoma ijambo ry'Imana. Ninde muri bihugu bigari wandika akaririmba indirimbo zo kuramya, akaba metre mu kuramya nka Apollinaire Habonimana w'Iboro? Uzi ko uyu munsi Apollinaire yubahwe pe, yubahwe bikomeye. Ariko uyu munsi izina Apollinaire, izina Mbonyi afite uyu munsi, ni izina riruta kugeza uyu munsi riruta rya Apollinaire. Imaze kurenga kuri Apollinaire. Yego, imigabane hafi ya yose y'isi amaze kwigiramo. N'ahandi hose baramutumira. Hanyuma ahubwo niyo mpamvu ngubwira ngo gupfa ko kumusimbura, yego birashoboka, nta gahura gahanze, ariko si byoroshye. Kabiri, ikindi kintu numva ahubwo nabwira Mbonyi ubu akoze iguhindura izi ndirimbo ze, akazihindura mu Cyongereza. Urabona nk'ukuntu ambassadors yazikoze indirimbo zabo zose bakazisubiramo, kazirimba mu Cyongereza n'amavideo. Mbonyi akongera agasubira muri izi ndirimbo zose afite, akaziririmba mu Cyongereza n'amashusho n'amajwi. Isi yaba yifashe gutya bugwate n'abazungu yaba bafashe. Noneho yajya gukora konseri atagiye kuririmbira abanyarwanda, agiye kuririmbira amahanga yose. Ndabeshya? Uramukunda ariko nawe. Okay. Oya ndamukunda. Wasanga uyu muhungu atari kwa kuvuga ngo yari isobanukiwe agata umwuka w'idini, ariko tuza no gusorezaho. Ibi byose reka nkubwire Emi, iyo ubaswe n'idini urangirika. Dore impamvu hari ukuntu uvuze idini uvuze umushumba, mbamvuze amatwara n'amahame n'imigenzo by'uyoboye idini na discipline byo mu idini. None twaza tuvuga kuri Dorcas na byo mu idini. Buriya reka nkwereke ukuntu hari ukuntu abantu bajya mu myumvirire y'idini ikabica. Hari abantu bagenda bakareka imiti, ubuhanuzi bukaza bukavuga ngo ndavuze ngo ndagukijije, ngo va ku miti, akagenda akareka umuti umwaka umwe kandi 2-3 kandi adakize.
ubwo icyo nshatse kuvuga abantu bacyumvisha bikarangira apfuye uwo ni umwuka w'idini gukira kw'Imana no gukiza kw'Imana ntabwo bivuga ngo ni uko ari ubuhanuzi buvuze ese yagiye akajya gukora ibizamini yakomeje akinywera imiti urumva rero dore ukuntu abantu bicwa n'idini uragiye ubwiye umuntu ngo uyu si umugore wawe mubyaranye kabiri mubyaranye gatatu ngo uyu ntabwo ari umugore wawe ngo kuko byavugiye mu idini ni pasiteri runaka wabihanuye n'umuhanuzi runaka ukabyemera ejo ugasenya ubwo si umwuka w'idini umwuka w'idini rero uzamo n'ubujiji uzamo n'ubuyobe none se niba uvuga ngo ninjya kwiyamamaza kwamamariza Nikoni cyangwa kwamamariza Kanoni cyangwa kwamamariza Rwanda Form ukambwira ko ari icyaha uwo si umwuka w'idini utuma ntakira mubi cyane abantu rero mu bintu rwose Mbonyi yakoze afite ukuntu atwara ibintu reka nkwereke akantu gakomeye Mbonyi yakoze nkabona ko yataye umwuka w'idini akiza mu bihe bitoya Kenisi yaramutumiye afite igitaramo Kenisi si umusekura se yaramutumiye afite igitaramo yari yatumiye na Yvonne Chakachaka niba ntibeshye Mbonyi baramutumira ayemera kujya yajya no kuri afishe uza amagambo bavuze uza amagambo abarokore bavuze uzi ibintu byaciye kuri social media wa mwana we ugiye kutubera nka Mani Martin wa mwana we kuririmba neza uraguye uzikintu yarabacecetse umuhungu Mbonyi yaracecetse urumva ugiye kwiyica ugiye kwirangiza ugiye gukora ibintu mana we abantu barega n'abagore bararira uzikintu Mbonyi yakoze Mbonyi yaracecetse uzi ijambo yashubije rimwe yasubije ijambo aravuga ngo abazima ntabwo ari bo bakeneye umuvuzi ahubwo abarwayi nibo bakeneye muganga no mu kabari tuzajyamo dukorera Imana yaravuze ati nge singiye kunywa inzoga ngiye gukora umurimo w'Imana nazi yabasinzisha Mbonyi yagiye kuri stage ageze kuri stage araririmba Mbonyi arangije kuririmba yurira benzi yarataha aho hantu nahise mbona ko umuhungu rwose ari muneza none se kose yakoze niri umwuka w'idini uciye ikibi yakoze ni gike none se ubundi mu kabari ntitujye tugiye kurya no kunywa none niba tujye mu kabari tugiye kurya no kunywa emi katugaroye niba tujye mu kabari tugiye kurya no kunywa kurya inkoko kurya ifi kurya dadadada ibyo byose dushaka hanyuma bibaye icyaha bibaye kurangira bibaye kwifata nabi kuko ujyanyeyo injiri nawe uribaza urumva icyo kibazo rero ibi bintu byose Mbonyi arabireba akagenda akabireka urumva ko yamaze guta umwuka w'idini bigaragara byo bigaragara kandi umuntu wese ngiye ndemera ko uyu munsi umva kindi kintu cy'agashya cyabaye muri konseri ya Mbonyi abasiramu bari bameze gutya abasiramu bari barimo kabisa barababonye bari barimo umwana ari kundi rwego urumva abari barimo rero reka tunashimira abantu babaye muri iki gitaramo cya Mbonyi Israel nkuko mbona ahubwo ishusho ya gospel ari nziza cyane bikomeje gucya nacyo nashaka gusorezaho duha ishusho ya gospel muri iki gihe ushingiye kuri ibitaramo bimaze iminsi biri kuba udushingire kuko hari nike tutagarutseho cyabaye kuwa gatanu cyabereye muri Radisson nacyo cyitabiriwe n'abahanzi benshi baririmbye muri iki gitaramo kiriya gitaramo cyabereye muri Radisson reka nkivugeho ibintu bibiri urakizi wagiyeyo ntago nagiyeyo ntago nabashije kubona umwanya ngewe ntago nari i Kigali ariko kiriya gitaramo reka nkivugeho bari abantu Imana bashyigikire bafite inyota yo kubwiriza ubutumwa bwiza uwo ni Jackie n'umugabo Irere TV bafite umwuka uri kubasunika gukora ibintu byiza kandi bakabikorera ahantu heza hasa neza barisobanukiwe hahenze baremera bagashyiramo agafaranga hahenze ntabwo mbivugiye hano ariko uzajya kubaza ngo mbese sare ya hariya ikodeshwa ngahe tuzabaza uzagenda ibibazo uzambwira ni ukuvuga ngo kandi kiriya gitaramo cyabariye abantu bagitegurana umutima uciye bugufi nta bwiyemezi kandi bashaka ko buri wese ushaka kuhagera hagera ko nabo binjiriza ubuntu binjiriza ubuntu ubwo impamvu ni ihe ntabwo ari ya mpamvu babuze abantu ni impamvu yabo bwite niba hatarimo iyi dini ntabwo mbizi ariko ubaye ufite ubushobozi ukaba wavuga uti reka negure konseri bigende gutya na gutya it's okay
nta nubwo mvuze ko gutegura konseri y'ubuntu ari ubupagani oya ariko ntabwo urajya gustressa abantu ntabwo urajya kubangamira abantu mpereza ese ntabwo reka nkorebe nk'iki kintu gituma konseri z'ubuntu zitera ibibazo umwanya wa repetition utenabuza amafaranga ya sare umucuranzi ati mbuza amafaranga ntarana bra iyo ese uzagera kuri stage ufite uri muri mood ni byiza ko tugira imbaraga ishusho urambwira ngo utishusho ya gospel icyambere iki gitaramo cyambonye gisize igitaramo cyambonye gisize gihaye isura abashoramari b'abakirisitu muri gospel mwabagabo mwe mufite amafaranga mwabagore mwe mufite amafaranga b'abakirisitu ni mushore mu baririmbyi amafaranga abantu bakore abantu baririmbe biragaragara ko abantu ntabwo gushora muri gospel ari igisebo niba mbonye ashobora oya ni gute amafaranga avuga ngo ntabamo kandi mbonye yakoze igitaramo akuzuza ni gute wavuga ngo amafaranga ntabamo ejo bundi Bosco nshuti yarakoze igitaramo muri kanke garakuzuza ni gute wavuga ngo nta mafaranga arimo ejo bundi Dorcas na Vestine nubwo abantu batuzuye ariko habonetsemo abashyigikira bari abana njye wi concert ya Mbonyi impaye ishusho iyo kwereka abashoramari abantu bafite amafaranga bayazane mu banyempano babashyigikire babashoremo bakore bagura ubwami bw'Imana hari abantu dufite abaririmbyi bashoboye bandika neza bakiri batoya urimbwira ngo ufashe amafaranga ugashora muri Bosco nshuti wahomba ntago wahomba ufashe amafaranga ukaza ugafushora muri Yeme wagira ikibazo twavuga muri Gabi wabuhombye none se idini ni babuza cyabashumba babo ni bababuza aho hano ari ikibazo niba kubita uwo mwuka arga akakantu niko gakomeye amadini tuyabamo ariko ye kudutwaza igitugu n'imbaraga nicyo kintu gikeneye ikindi nicyo kintu Mbonyi yakoze cyane okay urakoze kuduha isura ya gospel kandi ikindi kigaragara biragaragara ko kugira ngo uyu munsi uzapfe kubona umuhanzi uva muri gospel ajya muri sekira biragoye noneho kuko biraryoshye niba uyu munsi umuhanzi wa gospel ashobora mu kuririmba ashobora kwigurira imodoka mu kuririmba ashobora kwigurira inzu mu kuririmba ashobora kwitegera indege agashaka visa akajya gutembera ni bigaragara ko muri gospel harimo ubushobozi harimo imbaraga harimo amafaranga ni naho amafaranga aryoshye harimo amafaranga atariho induru hariho amafaranga ntagiye kwamamaza igishego ni amafaranga mbona ntagiye kwamamaza Primus ahubwo umva ikindi kintu cyiza gikomeye nabonyemo iki kintu sinzi ukuntu nkivuze uzi ikintu cyiza cyarabaye muri abantu iyi konseri iyi itabari ya gikristo ikazamo n'abasinzi ibintu byari kuba nta nubwo sare yari kubona aho yuzuye iyo bavuga bati n'abasinzi buza ari nkavuga ngo wenda ngo n'umuntu n'abasinzi bakizira n'amacupa ntabwo noneho sare y'abantu bari kubona babicara kuko mu bigaragara niba abasiramu bashobora kwitaba Mbonyi ni ukuvuga ko n'abatagira idini bamwuzi n'abatagira idini bamuzi uyagiye Mbonyi abaye umuhanzi wa kabiri ubashe gufata imitima y'abantu benshi mu Rwanda nyuma ya Theo bose babireba Theo bose we yani ariko man oya reka tubivuge uziko nta muhanzi w'Ikigali bose babireba reka tunabivuge hano wenda ariko dusoreza yego uziko ugiye mu cyaro oya tureke n'icyaro hanze y'umujyi wa Kigali kabone no mu mujyi wa Kigali ariko waze no mu mujyi wa Kigali ukareba fata igitaramo kijyane kagugurere urebe abigiye dufite ni kimwe Theo sinzi ko yashobora gutegura igitaramo ahubwo ni kibe niye mpamvu atagitegura kandi ko numvishe no kurimba riva bishobora adora abantu bagize abantu benshi bakabahururira bagakora ibintu bikomeye ni Theo ni wa mbere ni Theo bose babireba naho yagiye rwose n'ibintu ibaza umuntu ugaragarwaho n'imyanda nkiriye iyo bamusiga iyo yiyemerera ariko agakomeza akagira abantu bakabaguca Theo ni umuhanzi mani n'abitwa ngo n'abasirimu badashaka kumwumva bumva amagambo ye bagahita bibuka hashize habo bitwa ngo n'abasirimu bagahita bagaruka muri mudu ya Theo bose babireba Theo bose babireba n'umuhanzi umuntu wese yavuga ati ni umuhanzi mujyanye hara kuri tere yakora kabisa wa kabiri rero aje ari Mbonyi aba bagabo cyo kuri ubundi uyu munsi ubu Mbonyi wari super kuri Theo nta n'umuhanzi wapfa kumwigereranya kuri Theo kuri Mbonyi rwose
niwo umuntu ashobora kugira amazu arenze imwe, akagira imodoka, akagira n'ibindi bintu udafite, agira amazu n'imodoka buriya cyane rwose akiri umusore. ababivuga ku makuru yizewe azatungwa nawe yerekane fiyanse. buriya agiye kuzatungurana mu gihe tutamenya. Noneho rero nazana fiyanse nibwo azaririmba neza bihamye, azaririmba afite ari strong, noneho bikomeye cyane, afite andi mavuta ari mu hande yawe. Reka tugushimire Vestine, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane kubw'umusanzu wawe mu ruhando rwa gospel, n'ubutatwizere ko nitugutumira uzaba uhari. Reka nshimire abantu bose badukurikiye nka muri hirya no hino ku isi, warebye iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. Nawe ufite igitekerezo cyawe wajya muri comment, ufite ikibazo wabaza muri comment. Imana ikugire neza. Njye nari Kuzo Emi, tuzasubira ku munsi w'ejo.